ndabaga series Kivu Bey nibasani ingabo zacu zigafatirana iz'umufundo umve zatarangira inkombe umve bamise kashe mbere iryo sina wowe uramuka umve nawe tuyifike Terrific nawe twese mbega amazina ni Nyamutezi yari se wa Ndabaga mambo vipi ko bimeze bite tugaruka hakuno dore umukobwa bamwise Ndabaga Ndabaga mambo vipi hapo vipi ko bimeze bite rero aya basi mambo vipi ko mwabuze filime mwaziburiye hehe kandi mari Kivu Bey iryo rikwanga ry'impuruza ubwami bwacu ndibyaba bwa Kivu Bey nibazaniye bamise muzehe Rugamba aya basi asari bwo twatukimenyana umve ubuse koko agiye atanazi ko yanteye uyu ni nyina wande Wandabaga mambo vipi hapo vipi ko bimeze biterera Nick the perfect Marshal kakugeraho rokikirabiranya kakugero neza cyane Savimbi kakugero neza cyane aya basi ko bimeze bite tu shawuzi kutubere twanje ari duto umbe ayiye koko bamwise mazi ya teki no musi dufite akazi kenshi tujye kuza abakobwa bari bafite n'amazina byo uyu bamwise Murekatete umve yanasekira hamwe ariko komese cyane karahasanzwe nimbere kikasanzwe umve yanasekira hamwe ariko komese cyane karahasanzwe nicyo sina hakuno hahiye tu hakurya rwarakabije nimba ruruki DJ Baba yarize kumwira ngo rwarakabije ngo nimba igiti ibintu yambwiye ntabwo nabyumvishije ngo ni ibiki arakabya aya basi ko bimeze bite mambo vipi turagatangiye agafilime kacu uzigi abashari mu nzira baza wumve ngabo zanyu ije turatujye mu bufundo wumve mambo vipi ni umwami aya basi ko bimeze bite turagatangiye wumva urwego magazeho ari ubugezemo uyu bamwise ruhu rw'inda mama we ruhu rw'inda wumve ngo ni ruhu rw'inda wumve ruhu rw'inda ni ruhu rw'inda aya basi mambo vipi rubondo wumve ahangaha izina riri ahangaha mbega amazina mama we byumvise bamwise ngo ni Rubondo nakabya se nibwo buryo nkabyamo mambo vipi ni Ndabaga series niko gafilme dutangiye mbibutsa mukore subscribe kuri Kivu Bey akamura gasangayo na wakiwaki na Samina na Sakarewa turagatangiye agafilme ari uburyo umwana yimurika mukavuga ngo uyu mwana aba yanariye undebere hari uburyo umwana yimurikamo dore umwana ukavuga ati uyu mwana aba yanariye we mambo vipi turagatangiye agafilme nagutinda turagatangiye mbibutsa Kivu Bey nibazaniye Kivu Bey TV ni Ndabaga series niko gafilme bazaniye mukanya hari bushetu hari butogote Rubondo araba yatwitse gishize ari kinini wumve aya basi hafi ku migabane yose igize isi n'umugabo dutangiranye ati mu myaka hambere hafi hose ku isi uvugaga igitsina gore uvugaga umunyantege nke ati umugore yitwaga umunyantege nkeya ndetse udashoboye no mu Rwanda byabayeho wumve ari naho havuye iki gitekerezo cyo gukina filime igaruka ku mwari twebwe tuba tuzi aho twakuye ibintu wahinyuje abafataga abari n'abategarugori n'abadashoboye Ndabaga yabayeho ahasaga mu 1700 uyu mukobwa yabaye asaga mu myaka 1700 mu Bwishaza ahahoze ari ku Kibuye mu ntara y'Uburengerazuba ati yabayeho mu Bwishaza ahahoze ubu ahitwa ku Kibuye ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba hifashishijwe ibirari by'insigamigani igitabo cya mbere icapiro rya gatatu icapiro ry'ingoro y'umurage w'u Rwanda ntabwo twebwe tujya muri byinshi tubabwira naho muzajya mukura ibintu aya basi kugira ngo wumve urwego duhagaze cya mbere icapiro rya gatatu icapiro ry'ingoro y'umurage w'u Rwanda aho niho twebwe twakinnye inkuru tuyikuye aya
basi turagacanye ko bimeze bite agiye gushya agiye gutogota agiye kubirindura kugira ngo wumve urwego turiho twebwe n'indabaga series Kivu Bay ibazaniye ku bufatanye na Pave Videos. Aya basi mambo vipi to n'umugabo dutangira n'umugabo mukuru n'umugabo mukuru cyane. Aya basi umugabo vayo udebere n'umugabo yahuye na mugenzi we hakuno bose n'abagabo bakuru bakaze umve aho bahura ibyo baganiriye. tujye kuzana ingabo zacu tujye n'abandi batware bazana ingabo zacu kuko ijoro turaba tugeze mu bufungo. ati umwami arategetse ngo tuzane ingabo zacu twe nk'abatware kandi tubwire n'abandi batware nabo bazana ingabo zabo bivuze ngo igihugu cyatewe. reka nanjye njye kureba ingabo zanjye ndetse mbwira n'abandi batware bose n'abajya kuzana ingabo zabo maze tukubwira. Aya basi barangije n'abagabo bakuru babiri bari bahuye apana twatugabo tunzugurunya nka DJ Babu nta mugabo mu nzugurunya nabonye utari DJ Babu. Dutangiriye hakuno barakwereka ku kiwanja tugaruke ku kiwanja hari abari baba bariye bahaze bari na Samina na Waka barakwereka ni kuri military camp cyangwa se aho ingabo zitorezaga zibwami barakirona barakirana y'ubwatereraga bakubita hasi adimbura hasi cyakoze DJ Babu n'akagabo kanjugurunya simbabesha dore DJ Babu baratera badumbura hasi. Aya basi ngo bimeze bite mambo vipi uyu baramuteranira hasi mambo vipi ngo bimeze bite rero bibutsa ni Kivu Bay ibazaniye hanyuma ni Ndabaga series niko gafilme tureba abasore baranga babaga barariye barakoze baba ntago babaga barishwe n'inzara gashumbusho barakwereka avayo muze hano mwabakata simu ni boss kibure burya vayo. Aya basi kibamba undebere umugabo uraye yakoze baba muze hano mwabakata simu bavayo ureba ukuntu kayakaza kibere twatiwe muze hano mwabakata simu ninde duteye iri joro turatugeze mu bufungo tugeze mu bufundo murabyumva neza umwami kugira ngo twihute tugende. Umwami yavuze ngo duceho na waki na Samina bavaye abasore tugaruke hakuno ni ku kindi kiwanja arabariyo barituza aba basore babaga baranariye nirwo rwego babaga bariho. Uyu nawe avayo ni umutware amakuru aturutse ibwami si meza. wumve umwanzi ageze hafi wumve nimuze rero tujye ibwami tujye kwifatanya n'abandi nimuze. Aya basi ko bimeze bite mambo vipi mwese muze tujye ibwami kubera yuko hahiye hatogoze n'ikimenyimenyi habindi wumve hano hakuno sasa harabari mambo vipi bibutsa ni subscribe kuri Kivu Bay ubundi akagafirira mukajya mukareba mwitonze mukanyinyira ntawe mbese nta nuza babwira ngo kwe oya. Aya basi reka ntuze wabise kavukire ana kumbe hari umukobwa aratuje bucece uyu niwe wari ukuriye abaja b'ibwami ngo babita ngo iki DJ Babu we ngo n'abajakazi b'ibwami. Aya basi yatangiye gupangira abagenzi b'imirimo wumve yapangiye abagenzi b'imirimo vuze gutyo hari uburyo umukobwa ahagarara mukabona ko uyu mukobwa mbese ari isugi y'ibwami. Aya basi n'abashakazi b'ibwami urabona ko iryo bariho umukobwa ukamenya ngo yanutse
yaruhutse yarahumuye. Aya basi vuze ngo iki bose bagahita bumva bya nyabyo. Aya basi bafayo yarahagarariye abashakazi b'ibwami niwe wari kibamba muri bo. Aya basi barakwereka nyamara nubwo bahagaze ahangaha bo ba nyiramutemba shyushyu nyamara ahiye tu. Wowe urajya kuza sasa ujya kuvoma amazi afata akabindi ngo inatuye kuvoma amazi umuza mukongo inatuye kuvoma amazi abasigara bagosora n'abarasigara nabo bibigo bimeze. Tugaruke hakuru bari gukina n'amazi sasa ikibi cy'abakobwa igihugu cyatewe ariko dore ibyo barimo umbe barimo baranyinyira utuzi cyakoze bari kunyinyira amazi bitonze na waki debere ntacyo bibabwiye. abo ngo bono kugenda bagashyiraho bya plate n'ibiki hasi. Dore abakobwa bakera ukuntu babaga ari beza kandi bari n'amasugi we ntago mbabeshya. Urabihakana se sha DJ Babu wari bari amasugi ntago wabihakana. Mama vipi gomese bite barakwereka abakobwa barimo baranyinyira amazi bitonze baje kuvoma. Barangije kuvoma barerekera. Aya basi nyamara igihugu cyatewe nubwo barimo gukina bishimye. Igihugu cyatewe imeze nabi. Ingabo zigiye mu bufundo zigiye gutabara. Wibuke abasirikare b'igihugu bari bapfuye barabihorera. Ab'ubufundo barabatwara ngo bari bagiye kubakoresha iki. Aya basi turabimenya mu kanya. Mambo vipi kujya abasirikare bo kwa Nyamutezi batigeze batwara bari abasirikare bari bapfuye nabyo turabisobanukirwa. Ubwo ari ngewe Nick the Perfect icyamamare ku mababa y'ibisiga mu kirere n'akandagira hasi wafashemo n'amayobera murasobanukirwa. Barakwereka aba bavuye kuvoma amazi bari kugenda baterana udushyi na waki none se adasha ubundi ngewe wa muhungu twari turi kumwe ubwashize byarangiye nabi. Nizo nkuru z'abakobwa. None se yashatse kugutura hasi wapi yashatse kurambika hasi ahubwo murambika hasi ndimanukira nk'umukobwa w'icyamamare. Mambo vipi ko bimeze bite rero. Aya basi tugaruke hakuno ni kwa nyina wa Ndabaga umugore wa Nyamutezi ngo bimeze bite rero. Yaratwite inkuru zivuga neza yuko uyu yari nyina wa Ndabaga yibereye ku dushyimbo. Nimba ari ubunyobwa nimba ari ibishyimbo undebere ni ibishyimbo. Isi yari yakwizungurukiraho wareba ikirere ugasanga cyahindutse umutuku ikindi cyabaye ubururu. Ibyo bintu ntago bibaho. Uretse mbizi kuri DJ Babu umubeshyi gusa nta kindi. Umudamu yibereye ku dushyimbo arimo aririra. Bon appétit. Tugaruka hakuno abasore babiri bahari. Aya basi hano hari za Kibobo debere umusa wundi ubayishyire abantu mu bwami bwabo. Dore amaraso yazimase zacu bayagaburira imana zabo. Urumva impamvu batwaye ya mirambo yazanasize ari zishwe. Bagiraga ngo bagende bazikoremo imihango bazikoresha imihango. Naba mu bufundo wumve inkuru neza witonze. Kubera ko mirambo kwako tumvishe ko imihango yabo itangira izuba rirenze ikarangira izuba rirashe. Ati bari abantu imihango yabo itangira izuba rirashe ikarangira rirenze. Wumve ibyo turi tujye kureba bagenzi bacu bari kumwana basobanura ukuntu bimeze. Aya basi twumvishe rero ibyo bivuga ko bafatiranye nta kundi. barakwereka
barakwereka amaniga abasitari bari barangije akazi n'iki barangije barerekera ngo bimeze bite mambo vipi hapo vipi zacu ziraje umve igihe twumva amakuru zigiye kuduhereza umve komeza ati nasi zacu ziraje reka twumva amakuru zigiye kuduha uyu yari se wandabaga Nyamutezi nawe yari yagiye ku rugamba yari umutware ahagarariye abasirikari ingabo mambo vipi mu gihe cy'intambara gutata nyine biba bigomba kubaho nasi zavuyeyo inasi zavuyeyo mambo vipi barakwereka wemeze bite ujyavayo ni Nyamutezi se wandabaga avayo nyina Ndabaga yari atwite aba bagiye gutabara ntabwo uyu mugabo aragaruka ayo basi ngo bimeze bite rero nyakubahwa dore uburyo umugabo asabona ibyubahiro byinshi cyane dore nuko ukora amazi udebere Nyamutezi ukamenya umwami ngo ntabwo yisasa asanzwe twamenye ko mu bufundo intasi zose zishwe twamenye ko mu bufundo byagenze bite bafite imigenzo yabo umve kandi ko iyo migenzo yabo bari bukoreshemo amaraso y'intasi zacu muri iyo migenzo amaraso y'intasi zacu niyo bari buze gukoresha aya base ngo barayijyana kugira ngo tuze kubagwa gitumo twabihoriye batwara imirambo mbese tuze kubagwa gitumo kandi imigenzo yabo bayitangira izuba rirenze kugeza rirashe bivuze ngo imigenzo yabo ari buyitangiza izuba nirirenga kugeza igihe riri bugire riri burase ubwo ni mu gitondo tuzasigaye umve hasigaye intasi ebyiri utwisina manguru twatekereje neza n'ubundi mwitegure turadusubira umwami anya interi ubwo iraritangiye yego nyagasani yego nyiri icyubahiro mambo vipi umwami yagiye kuraguza yagiye kuraguza umve irugundari twene nde twene rugasi nande wanyeho bito umwami bamubwiye neza abari inyuma twene nde ibigiye kuba rugasi nande wanyeho bito umve umwami yarabisobanukiwe nirutizaba nande narugasi nande wabwere rubiriki nani ushaka kuzamenya uzo mukenya mutira cyaka wande waranuma nande warukabira bamubwiye byose aya basi umwami arabyumva neza yitonze na waki na saminamina unaza unitsinda cyane isezera hari ariko bahaza Amerika amaraso menshi ufunde amaraso za Amerika isezera hari azameneka hari intsinzi mwami ny'igihugu isezera hari umwami bamubwiye ko intsinzi hari tugaruke hakuno inkera y'imihigo igitaramo cy'inkera y'imihigo aya basi umwami ku gitaramo cy'inkera y'imihigo barahuraga buri wese akavuga ibigwi byiwe aya basi nibyo azakora mambo vipi umuhanga agahembwa barakwereka abasirikare bateranye urugamba rugiye kuba hagiye gutogota hagiye kubirindura aya basi ko biragenda bite ngo biraherera hehe barakwereka inkera y'imihigo mambo vipi hari wavuyeyo Nyamutezi se wandabaga reka bereke uyu muzaza twaramubonye kuva filime yatangira hari uburyo yimurikagamo imbere y'umwami umwami akabona ko uyu musaza atanasanzwe ubasha buri wese yabaga yivuga ibigwa ati njyewe narabatsinze mbatsinda irwana cyambwe wumve nyagasani ya Nyamutezi umwanzi uranyemera nta mpunzi nzakuzanira ibishahu 50 umwanzi uranyemera nta mpunzi nzakuzanira umutwe azazana umutwe mu biganza dore umusaza umwanzi uranyemera nta mpunzi wumve nzakuzanira umutwe nzawuzana mu biganza uramubona se wa Nyamutezi agahita yimurika urakoze cyane kandi genda umwe shaka kuri kiriya gicuma n'iki nawe akibake uri umugabo n'undi agira undi wimurika
hagira undi wimurika. Mambo vipi gomeze bitereba. nibyo baba ku rugamba Ava yomba mababa bigikabye zana. Uyu bamwise mababa ugiye kuvayo. Wumve. nibyo baba ku rugamba udatsindwa uko Umva mababa. atsindwa Umva mababa. wabitinyuka namwivugana Umva mababa. cyana mbatsinda mu gisambu hafi y'umugezi wa Simbazi. Wumve. Aje wegewe narababaza mita nshingaho n'icumu ubundi mbahambisha ibuye. ivuga Ni mababa. shara bishijana mbatsinda mu gisambu hafi y'umugezi wa Simbazi. Wumve. Nahise nshingaho igiti. njye nabanza kuzana ibishabo by'ababisha 400 Nzakuzanira ibishabo by'abisha 400. Wumve. mwanzi ndura nta muntu nzakuzanira umutwe Nzakuzanira umutwe nyakubahwa. aho uvuze ukuri n'umugabo Uri umugabo ushaka kujya kunywa kuri kamwabayiza uri umugabo musore. Mambo vipi genda unywe kuri kiriya gicuma sha. Uri umugabo sha ntabwo uri sugabo. ndabona imbere yagenze neza Aya basi kandi za ko imihigo mwahize muzayihigura imihigo mwahize muzayihigura basore. Umwami gende muzabatsindira umwanzi muzaze mumbwira ko mwamutsinze kugira ngo wumve urwego rw'umwami mugendesha mugende. Wagasigara yicariye agasha agatogota akanabirindura. Mambo vipi hapo vipi ngo bimeze bite. Ingabo zigiye mu bufundo. Aya basi barakwereka bibutsa ni subscribe kuri Kivu Bay kugira ngo mu rwego duhagaze mu cyumweru gitaye episode ya 4 izahita yiruka izaziguruka ivuye ikamembe kuba ibisiga ku mikororombya ku bicu ubundi mitenyi baha do. Aya basi twebwe reka n'ubundi tuba dukaze ntabwo tuba twikoraho. Aya basi bakise ngo iki ni Ndabaga series Kivu Bay nibasaniye mambo. Okay. Aya basi ngo bimeze bite do. Sinababesha ntabwo nababesha. Ubutaha ni episode ikurikira. Ciao, hasta la vista. Okay.